umugabo wawe avuga ijambo niba uri umugore kavuga ati sha cyokoza mugabo wanjye ukoza agashya nanjye nzajya nkwitirira n'abandi bagore bakajya bavuga ati cyokoza ufite umugabo nanjye reka mbabwire mfite umukunzi pe mfite umukunzi yigeze kuvuga ijambo rikomeye na Trump, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Kisekedi, kugira ngo nabo bavugire ijambo byabagora. Yaravuze ngo abarushye abaremerewe nimusange mbaruhure. Ntabwo Donald Trump yakigera ko rikoza ryo guhamagara abanyamerika akavuga ati umuntu wese w'umunyamerika wumva urushye wumva uremerewe naze mu ruhure. Ntabwo yakwishyira muri ako kaga, ariko umukunzi wanjye yaricara aravuga ati mwebwe murushye kandi arabikora abishyira mu ngiro. Nicyo mukundira sheri wanjye. I love you Jesus, I love you for your love. Sheri wanjye arahagarara aravuga ati umuntu urushye uremerewe nasange mu ruhure. Bashaka ko mujyana muri anniversaire ariko ukibuka ko hari umuntu ugutwarisha urukundo akubwiye ngo ntugire ahantu ujya. No mu rugo rw'umugore n'umugabo niko bigenda. Hari igihe umudamu akubwira ati ngiye ibyo bintu simbishaka, cyangwa se umugabo akakubwira ati ibyo bintu simbishaka, ariko kuko wemeye ko gutwara ugafata umwanzuro ukavuga ati nta kibazo mugore mwiza mugabo mwiza ndabyemeye. No mu byo muri spirituality mu by'umwuka kamere igeranwa n'umu ex. Iyo ugikundana nayo rero Bibiliya yerekana imirimo yayo. Ifite imirimo myinshi igiye itandukanye. Buriya kamera ifite imirimo myinshi igiye itandukanye. Harimo icyo bitigomwa, ubusinzi, ubusambanyi, ububeshyi, ubugambanyi. Izo mbuto zose iyo uvuze ati uyu ex uru rukundo twari dufitanye nasambanaga nkumva biraryoshye, nibaga nkumva biraryoshye, nabeshyaga nkabona n'ubuzima, nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nkabona nta kibazo kirimo, none uyu munsi my ex turarangizanyije. Sometime hakazamo n'iby'ubutunzi n'iki byose, ariko turashimira Kristo. Bibiliya iravuga ngo yapfiriye bose. Ariko kamabwire ayo barabamwemera, abantu mwese yarabapfiriye, hatazagira umuntu uza ngo Robert yaravuze ngo Yesu ntiyapfiriye. Bose yarabapfiriye ariko atwara bamwemera, atwara bamwemera. Ndashimira ko nanjye ndamwemeye, nawe ndamushimira ko yanyemeye. Haleluya. Ndagushimira Kristo ko nakwemeye nawe ukanyemera. Ubu turemeranwa, ndakwemera, ndakwemera. I love you Jesus. Again, I love you. Harukuna gusanga wigaragura mwivata y'ibyaha akagukuramo. Ndagushimira Kristo we ko wanyemeye. Banishimye. Ayiwe. Mfite icyigisho kivuga ngo kuba mu buzima bwirinda icyaha, kuba mu buzima butsinda icyaha. Ubundi abantu benshi ntago bazi icyaha icyo ari cyo. Icyaha ni ikintu cyose umuntu abamo, yaba mu mitekerereze, mu migenzereze, mu mikorere, mu mivugire, mu mirebere, mu mibereho y'ubuzima bwe. Ibyo bintu byose waba ubibamo bikaba bidahesha Imana icyubahiro, ubundi icyo nicyo cyaha. Ndagusuje neza. Yesu nashimwe. Nizere ko uri amahoro, umeze neza, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Wewe koze subscribe nawe ugiye kuyikora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Niba ugeze hano ari ubwa mbere njye ugusuhuza, nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi. Nsuhuje abantu bari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika no muri Aziya, ku migabane yose y'isi, babyutse mu gitondo barambura amaboko bikemera, bagihumeka, bagihari, bacyumva. Ubuntu bw'Imana, urukundo rwayo n'uburinzi bwayo bibe ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro nkora tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, twungurana ubwenge bw'Imana kugira ngo tubashe gukomeza kubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu no kurindira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda.
reka dusenge Imana twinjire muri topic. Ni topic nziza pe, bahaye ikaze kuri iyi topic. Ni topic ivuga ngo ni gute twaba mu buzima butsinda icyaha, budakora icyaha. Abantu benshi iki ni ikintu bashobora kwibaza. Rero niba wajyaga wibaza iki kintu, ugerageza gukora ibintu byiza, ibibi bikagutanga imbere, ugerageza kuba mu buzima bw'ubumana ukabona biranze, reka nkurarikire kubana natwe muri iki kiganiro, tugitangirane tugisoze. Reka dusenge Imana hanyuma twinjiye mu kiganiro. Mana, tugushimiye ko wabanye natwe mu bicuku bya nijoro ku baryamye, warinze abari amanywa ukabarinda mu byo barimo byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tukoretse iki kiganiro tukigushyize mu biganza, ngo ari wowe ubana natwe tugitangira kugeza gisoje. Twirukanyemo gukora kose k'umwanzi, twirukanyemo kumva no kumvirana kujyanye n'amatwi ava ku badayimoni, ahubwo twumvishe amatwi y'Umwuka Wera. Kandi nanjye ugiye kuganiriza abera, ntaba ari intekerezo zanjye, ahubwo aba ari icyo wifuza kuganiriza abantu bawe binyuze muri njye nk'igikoresho. Ugera kuri iki kiganiro, ubona iki kiganiro, ntababonye Robert, ahubwo ababonye Kristo muri Robert. Urakoze kubikoze, kandi urakoze kutangiranye natwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka tumaze dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi. Igitabo cy'Abakolosayi ni ubutumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Ikolosayi, ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Hanyuma tuganire. Abakolosayi, kanihute magere 2:6-7 haranditse ngo, nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde 8 hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na basokuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, bidakurikiriza Kristo. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Pawulo ni umugabo mwiza, ni umugabo Imana yahaye kugira ubwenge bw'Imana mu buryo bwose, yaba bwo kuyobora, bwo gutwara, bwo kwigisha. Imana imumugisha. Kandi abasilamu nibo bajya bavuga umuhe iruhuko ridashira, cyangwa se n'Abanyarwanda reka mwifurize eternite nk'uko yabihamije, tugoswe n'ibihamya bye. Imana imumugisha. Nanjye rero nifuje ko nganiriza abera bo muri iki gihe cyacu tukiriho. Nahoze ndi gutekereza ibintu birangaza abagenzi, cyane cyane abantu baba kuri izi mbuga nkoranyambaga. Dufite inkuru imwe ivaho, indi ijyaho, indi ivaho, indi ijyaho, kandi izo zose nizo kurangaza umugeni. Ariko numvishije Umwuka amatira gukora iki kiganiro kivuga ngo kuba mu buzima budakora icyaha, cyangwa se ubuzima butsinda ibyaha. Abantu benshi, reka mbabwire ko ibyaha tutabyigishwa nk'uko abantu bajya batanga impamvu. Ni Satani wanshutse, ni ikigare cyanshutse. No, ntago ibyaha tubyigishwa, ahubwo muri twebwe dufitemo, nageranya nka microchip, kangeranya nka microchip kugira ngo munyumve neza. Dufitemo chip yitwa kamere, idukoresha ibyaha, idutwara, ituyobora, idukoresha icyo bita ibyaha. Iyi chip yazanywe na Eva, murabizi, si cyo kinzanye. Inyoko muntu yose yanduriye chip y'icyaha, cyo bita kamere. Uyu mwarimu, reka mugeranye nk'umwarimu witwa kamere, atwara umuntu, ayobora umuntu wese utaremerera Kristo ko amutwara. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakolosayi aravuga ngo, ubwo mwakiriye Kristo umwami wacu, mwemere mugendere muri we. Mu yandi magambo, mwemere mutwarwe nawe, mwemere muyoborwe nawe, mwemere abigishe, mwemere ababate. Aha. Abantu benshi ntago bazi ko kamere
ari umwarimu wiyigishiriza umuntu gukora ibyaha umubyeyi wawe atakwigishije, wiyigishiriza umuntu gukora ibyaha inshuti zitakwigishije, wagura umuntu gukora ibyaha abandi bagutungiye agatoki wowe ukabibamo umwegisiperi. Ndarahira Uwiteka mu kuri nta mubyeyi n'umwe ku isi wakwigisha umwana w'uko basambana, ariko birangira umwana abaye umuntu utegera mu muhanda, ba bantu batega atari uko umubyeyi yabimwigishije, ahubwo ari uko kamere iri muri we yabimwigishije. Abantu bankurikiye, reka mbabwire iki kintu: kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukabyatuza akanwa kawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, ni byiza, ariko icyo ni kimwe. Ariko kugenda nk'uko Kristo agenda, icyo nacyo ni ikindi. Abantu benshi batuje akanwa kabo ko Yesu ari umwami n'umukiza, bamwemereye ko abayobora, ariko bibaye ibyo gutangira kugera ikirenge muki, hazamo ikibazo. Bamwe badoda ubucwabari, abandi bidodera iyindi myambaro, abandi bashaka uburyo ki bamubwira ati izina ryawe tuzaryitirira, ariko ibyo tuzambara n'ibyo tuzarya n'ibyo tuzanywa tuzabyishakira. Banga ibiryo n'umutsima ari ryo jambo ry'Imana, bahitamo ibindi. Uyu munsi ucyumva iki kiganiro cyangwa Imana ukaza kugisoza ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo narakwakiriye, ariko ndashaka ko nagendera mu nzira yawe yo gukiranuka. Ejo twari turi kuganira ndi kubabwira ko Yesu atashimye kudusiga nk'imfubyi, ahubwo yahise agaruka direct mu buryo bw'umwuka we, aravuga ngo sinabasiga nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umwuka wanjye, uwo naza azenda ku byanjye anyubahishe, azabemeza iby'ibyaha. Nguyu umurimo umwuka wera akora. Hanyuma kuzura umwuka wera ni kimwe. Ubu dufite abantu buzuye umwuka wera, umwuka wera ari kuri bo, rimwe na rimwe atari muri bo, ariko kuyoborwa n'umwuka wera nabyo ni ikindi. Abantu benshi buzura umwuka wera, bamwe indimi bakazivuga, abandi imirimo n'ibitangaza bya bindi biherekeza umukiranutsi bakabikora, ariko kuyoborwa n'umwuka wera, kuba mu buzima bw'umwuka wera biba ikibazo. Gukiranuka ni intambwe umuntu yemerera Kristo, kuko burya naje gusanga Yesu arakomanga ku rugi rw'umutima wawe, niwemera kumufungurira arinjira. Gukiranuka ni intambwe ikorwa na Kristo mu muntu wemeye kumwakira ngo aze muri we. Njya nanga urugero rwiza rw'abantu bakina umupira w'amaguru, wa volleyball, wa football, wa handball, aba barutambi bajya guterura bya bintu kugira ngo aya mapinyaze. Aba bantu ikintu cya mbere bagira nicyo bita kwiyemeza no gutanga umwanya wabo, mu gihe abandi bibereye mu bindi, bo baba bari muri tize no muri siporo. Uko bagenda bimenyereza, bamwe baterura bya byuma. Ubu nguku nabitangiye nkajya ntangira nkora gutya, nkaza bya bintu bashyiramo sima nkaterura buri munsi, mwazajya kubona mukabona ibiboko byanjye byazanye ibipinya. Niko no gukiranuka bitangira gutererwa intambwe yo kubyitoza, ugafata umwanzuro ukinginga Imana, ukayibwira ngo Mana nyemerera uyu mwarimu witwa kamere, ndashaka kureka gutwarwa nawe, nshaka ko ari wowe untwara, nshaka ko ari wowe unyobora, nshaka ko ari wowe unyigisha. Aha rero ngenda mbigereranya nk'urukundo. Buriya hari igihe umwana w'umusore cyangwa se umukobwa agira umuntu bakundana, bakabana, bakagendana urugendo runaka, hakazagera igihe kibaho hakabaho ikibatandukanya. Mu mvugo z'abajene babyita ngo ni ex, ngo ni umu ex. Iyo bavuze ngo umu ex ni umuntu mwateretanye, hakaba impamvu runaka ituma murekana. Aho mwatandukaniriye
hazamo icyo bita kureka gutwarwa n'uwo muntu. Umukobwa watandukanye n'umuhungu, niba yagutwara akakubaza uko wariye, akakubaza uko waryamye, akakubaza aho uri, akagutwara mu buryo bwose, kuko naje gusanga iyo umuntu umuhaye umutima wawe kandi ukamuha ubuzima bwawe, biba ngombwa ko kubuza n'ibyakunezezaga, biba ngombwa ko agutwara kuruta uko we wakitwara. Umukobwa ukundana n'umusore, umukobwa ashobora kujya muri bidi y'abagenzi be, yabwira sheri ati sheri ngiye kujya muri anniversaire ya wa mwana, akavuga ati ndavuze ngo naho ujya, ugasigarana urugamba rw'uko bene se bashaka ko mujyana muri anniversaire, ariko ukibuka ko hari umuntu ugutwarisha urukundo akubwiye ngo ntugire ahantu ujya. No mu rugo rw'umugore n'umugabo niko bigenda. Hari igihe umudamu akubwira ati ngiye ibyo bintu simbishaka, cyangwa se umugabo akavuga ati ibyo bintu simbishaka, ariko kuko wemeye ko agutwara, ugafata umwanzuro ukavuga ati nta kibazo, mugore mwiza, mugabo mwiza, ndabyemeye. No mu byo muri spiritualite, mu by'umwuka, kamere igereranywa n'umu ex. Iyo ugikundana nayo rero, Bibiliya yerekana imirimo yayo, ifite imirimo myinshi igiye itandukanye. Muri kamere ifite imirimo myinshi igiye itandukanye, harimo icyo bitigomwa, ubusinzi, ubusambanyi, ububeshyi, ubugambanyi. Izo mbuto zose iyo uvuze ati uyu ex, uru rukundo twari dufitanye, nasambanaga nkumva biraryoshye, nibaga nkumva biraryoshye, nabeshyaga nkabona n'ubuzima, nakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nkabona nta kibazo kirimo, none uyu munsi my ex turarangizanyije. Kuba umuntu ari ex wawe ntibikuraho imvugo yuko ngo iyo uri kubara inkuru uvuga ati nari mfite umuntu. Hari n'igihe yongera akaguhamagara ko se sheri twapfuye iki. Niyo guhamagara afite uburenganzira bwo kuguhamagara nka sheri kuruta abandi bantu utigeze ugira sheri mu mutima. Umu ex iyo afashe telefone agahamagara akavuga ati sheri bite, uritaba pe, tube clear, tuganire mwa bantu mwe mwarakundanye. Hari igihe umuntu mwakundanyeho mutanakibana yagiye no mu buzima bwe, niyo barashatse nayo barashatse, hari igihe yicara agahita sheri bite, uritaba kuko hari akantu mwagiranye. Nuko na kamere mu isi y'umwuka igihamagara umukiranutsi kavuga ati ujya wibuka ko twari abasheri. Icyo gihe rero ndashaka kubigisha kuba mu buzima noneho bubwira ex bukamubwira ati uyu munsi sinyire mu buzima bwawe, uyu munsi sinyitwarwa nawe, sinyigengwa nawe, nta burenganzira ufite bwo kuza kumbuza kujya muri anniversaire z'abandi. Nuko dukwiye kubwira kamere tukabwira ati ntitukiyoborwa nawe, ntitugitwarwa nawe, twabonye undi mukunzi, we have another love, dufite undi mukunzi. Hari ukuntu adutwara, hari ukuntu adukayaringa, atweresha imbuto z'urukundo. Uyu mukunzi wacu twabonye mushyashya muri iki kinyotera cy'urukundo turimo, bwire ex wawe witwa kamere umbwira ati hari urundi rukundo nabonye, niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu, yarukiranuka mu bisi bose, hageze aho atanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, hageze aho atanga ubugingo bwe. Bwira umu ex wawe umubwira uti rero nabonye undi mukunzi, kandi urukundo rwe wakwandika ibintu nkorera ntiyabimara, yageze ku rwego yitanga. Hari igihe ubona umukunzi akaza agasiribanga ibyo umu ex yagutobeyemo, hari igihe umu ex agutobanga, umu ex akaguhemukira, umu ex akagukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko ndatangaza uyu munsi twabonye umukunzi mwiza. Mbega urukundo rw'Imana yacu nawarondora uko rungana, rusumba izuba, rusumba ukwezi, kandi kuzimu rugerayo we. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu. Tuganire kuririmba, tugumye tuganire. Uyu munsi rero gukiranuka biritozwa, bitanga gasopo ku mu ex. Navuze kamere, kavuga ati kamere we reka nkubwize ukuri,
twaragendanaga nkabeshya, twarakoranaga nkabeshya, twaragendanaga nkasambana, twaragendanaga nkiba, twaragendanaga nkagambana, nkumva mfite ikinyotera cy'umunezero w'ibyo ndi gukora. Iyo nabaga maze guhubuza ibintu by'abandi bantu, nangiye gutekereza ko mfite inyungu, ariko nabonye umukunzi mushya. Uyu nguyu arantwaye, aranyoboye, kandi yampaye isezerano rikomeye ko agiye kunyubakira inzu nziza, azagaruka kuntwara, ndetse yanafatiyeho, yahise atanga inkwano. Ubu narakowe. Bwira kamera uyibwira ati stop ex, my ex, narakowe. Ayiwe, uyu mukunzi reka muvuge, Yesu wenda gukunda, I publish. Iyo ukunda umuntu urabivuga muri public, ukavuga ati ngewe I am proud of your love. Yesu we ndi proud y'urukundo rwawe. Ubundi natanga igitsina gore, niba hari abantu baba fiyeri iyo bafite umuntu, iyo umukobwa cyangwa se umugore afite umugabo uhamye mu bandi, uvuga rikijyana, donko ufite icyubahiro mu buryo runaka aramuvuga. Nanjye rero reka mbabwire, reka nivugire umukunzi wanjye, nanjye ndi fiyeri ye, ndi fiyeri ya Kristo, reka muhamye ku mugaragaro. Ubundi uyu ni umuntu w'umugabo mu bandi bagabo. Haleluya. Uyu ni umutware mu bandi batware. Papa niwe utwara abatware. Yesu ashimwe. Uyu mwami wanjye ni umuntu w'umugabo kabisa. Yigeze kuvuga ikintu abandi bagabo, abagabo boroheje n'abakomeye, imbata, ab'umudendezo, umuntu uzarivuga. Ubundi hari ukuntu umugabo wawe avuga ijambo, niba uri umugore kavuga ati cyokoza mugabo wanjye ukoza agashya, nanjye nzajya nkwitirira. N'abandi bagore bakajya bavuga ati cyokoza ufite umugabo. Nanjye reka mbabwire, mfite umukunzi pe, mfite umukunzi yigeze kuvuga ijambo rikomeye. Trump, Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Kisekedi, kugira ngo nabo bavugire ijambo byabagora. Yaravuze ngo abarushye, abaremerewe, nimusange mbaruhure. Ntabwo Donald Trump yakigera ko rikoza ryo guhamagara abanyamerika akavuga ati umuntu wese w'umunyamerika wumva urushye, wumva uremerewe, naze mu ruhure. Ntabwo yakwishyira muri ako kaga. Ariko umukunzi wanjye yaricara aravuga ati mwebwe murushye, kandi arabikora, abishyira mu ngiro. Nicyo mukundira sheri wanjye. I love you Jesus, I love you for your love. Sheri wanjye arahagarara aravuga ati umuntu urushye uremerewe, nasange mu ruhure. Ubundi habaho uburyo bubiri bw'imiruho ikomeye. Muruho wa mbere unaniza abantu nuwo wita umuruho w'ibyaha. Hari igihe umuntu aruhatu, kandi ikintu nkundira uyu musheri, ntago afata ku ngufu, ntago ahatiriza, we pfa kuba wumvisha amahame ye ukavuga ati ndumva ndushye, ndarushye, ubusambanyi ndabuhaze, ubujura ndabuhaze, kubeshya ndabihaze, ubugambanyi ndabuhaze. Aravuga ati aha, come ngwino nguruhure. Man, reka mbabwire, iyi invitation, c'est vrai, si iyi invitation muri aba bagabo b'ibyubahiro mvuze, mu bami n'abatware, ni kugira ngo uzabone uwatanga invitation akavuga ati ngwino muri societe runaka mbaruhure. Abarushye n'abafite uburemererwe, baremerewe n'umutwaro w'ibyaha, nimuze mbaruhure. Wayitanga n'imbarwa. Ashobora no kutayishobora kuko yahura n'imbogamizi. Utahura n'imbogamizi y'amoko, yahura n'imbogamizi y'igihe cyo kutabikemura, utahura n'imbogamizi y'ibyo, yahura n'imbogamizi y'urwego, akajya ati ariko nahamagaye ariko rago mwese sometime hakazamo n'iby'ubutunzi n'iki byose, ariko turashimira Kristo. Bibiliya iravuga ngo yapfiriye bose. Ariko akababwire ayobora bamwemera, abantu mwese yarabapfiriye. Hatazagira umuntu uza ngo Robert yaravuze ngo Yesu ntiyapfiriye. Bose yarabapfiriye, ariko atwara bamwemera,
ndashimira ko nanjye ndamwemeye, nawe ndamushimira ko yanyemeye. Haleluya. Ndagushimira Kristo ko nakwemeye nawe ukanyemera. Ubu turemeranwa, ndakwemera. I love you Jesus. Again, I love you. Harukuna gusanga wigaragura mwivata y'ibyaha akagukuramo. Ndagushimira Kristo we ko wanyemeye. Banishimye. Mfite icyigisho kivuga ngo kuba mu buzima bwirinda icyaha, kuba mu buzima butsinda icyaha. Ubundi abantu benshi ntago bazi icyaha icyo ari cyo. Icyaha ni ikintu cyose umuntu abamo, yaba mu mitekerereze, mu migenzereze, mu mikorere, mu mivugire, mu mirebere, mu mibereho y'ubuzima bwe. Ibyo bintu byose waba ubibamo bikaba bidahesha Imana icyubahiro, ubundi icyo nicyo cyaha. Yesu ashimwe. Icyo nicyo cyaha. Niba uyu munsi uri mu buzima, ukaba uri mu mibereho, ukaba uri mu migenzereze, ukaba uri mu mikorere idahesha Imana icyubahiro, uyu munsi ubwira Uwiteka umugati ndayamanitse. I stop. Ndashaka ko mbimbata yawe, ndashaka ko ntwara, ndashaka ko ngenga, ndashaka ko unyobora. Ubu dufite abantu bari mu ngaruka z'ibintu bakoze ziturutse kuko icyaha gitera ingaruka z'urupfu. Uyu munsi winginge Yesu, niwe uruhura, niwe wenyine uruhura, niwe wenyine uruhura, niwe wenyine uruhura abarushye, niwe wenyine uruhura abaremerewe. Aravuga ngo nimusange barohe, indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi we cyatumye sa cyakira. Urukundo rw'Imana. Uyu munsi rero reka nkwigishe nsoza ikiganiro cyane. Ikintu kimwe cyonyine cyagufasha kuba mu buzima butsinda icyaha ni ugutangira kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Pawulo yandikiye Abakolosayi arababwira ati mwongere mwige kuba mu buzima bugenda nka Kristo. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Mugire imbaraga zo kwera imbuto kuri iki giti cy'ubugingo. Ubundi Yesu niwe giti cy'ubugingo. Mukuremo iyi passcode y'icyaha, mwambare passcode y'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Mutangire mwera imbuto z'abizera, mutangire mutwara intwaro zose z'Imana, mutangire mukora imirimo yose y'abizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwera imbuto z'abizera. Muve. Bibiliya ivuze ikiravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi ngiyi, ariko imirimo y'umwuka wera, icyo kamere yanga nicyo umwuka akunda, icyo umwuka akunda nicyo kamere yanga. Mwitoze gushaka icyo Umwami ashima, mwitoze gushaka icyo Umwami ashaka, mwitoze gushaka icyo Umwami akunda. No, Yesu we ndagushimiye. Thank you Father, thank you Lord, thank you for your glory, thank you for your favor. Warakoze ko waradutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha ukadukuramo ukatugira inshuti yawe. Turabigushimiye. Duhe imbaraga zo kwitoza kumenya icyo ushaka. Duhe imbaraga zo kwera imbuto z'abizera. Duhe imbaraga zo kwera imbuto z'umwuka wera, imbuto z'urukundo, imbuto z'ubugwaneza, imbuto zo kwirinda, imbuto zo kwihangana, imbuto zo gukiranuka, zongere zisakare mu mitima yacu. Haleluya, 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 haleluya. Twigishe gutwara intwaro zawe zose, utwigishe kugira agakiza kuzuye, utwigishe kwizera nk'icyuma gikingira igituza, utwigishe kuba tugwije ubutumwa bwiza buteguza ubwami bwawe nk'inkweto zikandagira mu mahwa, zigakandagira mu mifata
hela peti fodrai, twigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu. Dufite ibiturangaza ni byinshi, dufite inkuru zivaho haza izindi, dufite ibirangaza umugeni, dufite ibirangaza umugenzi, ariko twigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu kugira ngo tubashe gutunga umutima w'ubwenge, aribwo bwo kukubaha no kugutaramira no kukuramya no kugusingiza kugeza igihe uzaza kuduhamagara mu gitaramo cy'abera tugiye gutaha ubukwe bw'umwana we n'ama w'Imana. Mana ishimwe, utwigishe, uduha imbaraga zo gukora umurimo wawe, ari wo kukwizera tugakora n'ibyo uwagutumye yavuze. Waravuze ngo ukubonye ababonye data, uratubwira ngo ni wewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data atakubonye. Rero twigishe kumenya inzira yawe, twigishe gusengera mu kuri no mu mwuka, kandi utwigishe uturuhure imiruho dore iraturembeje, uturuhure ibyaha kuri bamwe. Hari abafite ibibizingiraho, bajya gusanga bagasanga babeshye, bajya gusanga bagasanga bibye, bajya gusanga bagasanga basambanye, bajya gusanga bakisanga mu bugambanyi. Ibyo byaha bibizingiraho nk'uko ijambo ryawe rivuze ngo dukandagira inzoka na sikorupiyo. Mbohoye mpagaze mu butware bwawe. Waravuze ngo icyo tuzabohora mu isi, umuntu wese wumvishe iki kiganiro, afite ibyaha bimwizingiraho, mu bumana no mu mbaraga z'ubutware waduhaye, wacyahawe mwibohoye kubizera mu izina rya Yesu Kristo. Uwasangaga ahora asambana ntagasambana ukundi, uwasangaga yahoraga yiba ntakiba ukundi, uwabaga mu buzima bw'ibinyoma ndakubohora mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga ziva mu ijuru, telefodrai, imbaraga ziva mu ijuru, Elohim Jehova Rafa, zimanukira bizera uhereye aka kanya. Nibabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abarembejwe n'ibigeragezo, abagoswe n'intambara, yaba iz'ibyaha n'ingaruka bagiyemo, uri umutunzi w'imbabazi. Twabonye ko imbabazi zawe zitagira akagero. Bababarire abari mu ngaruka z'ibyaha bakoze, ubababarire abo byagejeje mu nzu y'imbohe, ubibuke abari mu buzima bubi biturutse mu ngaruka z'ibyaha, ubibuke mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ameneka ku musaraba atwikire byose, kandi twamburiyeho abantu bafite umutwaro w'ibyaha. Bagenda ibyaha bisibanira mu biganza byabo, bagenda ibyaha bisibanira mu mitima yabo, bagenda ibyaha bisibanira mu mitekerereze yabo. Batambuka bakabona barabeshye. Ubu hari abantu bubakiye ku ngo z'ibinyoma, babeshye abo babana nabo bakabura uburyo. Wa mwuka we turakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga ziva mu ijuru zibe kubizera, urukundo rwawe rubakikize, rubazenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Thank you Lord, thank you for your glory, in the name of Jesus, amen. Imana ibamugisha, ikamabwinga ibiganiro byacu nawe utaha. Shalom, amen.